Nongeye kuguha ikaze kuri Rewo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Ni umuyoboro wa YouTube wungukiraho byinshi wowe tubana buri munsi. Ndizera yuko wantangira ubuhamya. Hanyuma rero ubushize twari twavuze ku bintu bigera kuri 5 byatuma abantu bakubaha, bigatuma abantu banagutinya muri rusange, bakakubona nk'umugabo nyamugabo, bakaba babona ko nyine uri umuntu uhamye. Hanyuma rero hari abantu bifuje ko twagaruka no ku bintu bigera kuri 5 byatuma uba umuntu usuzuguritse, bigatuma abantu bagusuzugura muri rusange. Muri iyi minsi abantu usanga bari kurangwa n'imyitwarire runaka, imico, ugasanga umuntu yirirwa akora ibintu runaka, azi ko abantu bamwishimiye, azi ko nyine ibyo ngibyo akora buri munsi bituma abantu bamwubaha muri rusange. Ariko uyu munsi rero munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibintu bigera kuri 5 bizatuma umuntu bamubonamo umuntu usuzuguritse. Ni ibintu bigera kuri 5 bizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu nyine usanzwe muri rusange, bakakubona nyine nk'umuntu uri ku rwego rwo hasi, bikaba byanatuma nyine abantu bagusuzugura. Hanyuma rero kubategurira kino kiganiro twifashishije igitabo cy'umuhanga ukomeye cyane mu bigendanye n'imibanire ya muntu ndetse n'iterambere rya muntu. Uyu muhanga yitwa Dale Carnegie. Uyu muramuzi cyane, yatwandikiye igitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People. Iki ni igitabo kizagufasha kuba waba umuntu ukomeye, kikagufasha kuba waba umuntu wubashywe muri sosiyete muri rusange. Hanyuma rero mu kubategura kino kiganiro nifashishije kino gitabo nyine cyitwa How to Win Friends and Influence People. Ni igitabo kizagenda kigufasha cyane. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bigera kuri 5 bituma abantu bagusuzugura, bakabona ko uri umuntu usanzwe, bakabona ko uri umuntu nyine uri ku rwego rwo hasi. Turi buze guhera ku kintu cya mbere tujya ku kintu kiri ku mwanya wa 5. Ikindi kandi nakubwira nuko ushobora gusanga ikiri ku mwanya wa 5 ari nacyo cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Hanyuma rero ngiye guhera ku kintu kiri ku mwanya wa mbere njya ku kintu kiri ku mwanya wa 5. Ndizera yuko biri buze kugufasha. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Rewo Dukuze. Ndagushimiye cyane. Ikindi kandi uhaye ikaze kuba ugiye kubana nanjye kugeza ikiganiro kirangiye. Twihuse rero, burya ngo ikintu cya mbere gituma abantu bagusuzugura, ikintu gituma abantu bakubona nk'umuntu nyine uciriritse muri rusange, ikintu kizatuma abantu bagusuzugura burya ngo ni ukwiyemera no kwishyira hejuru. Muri iyi minsi abantu uri gusanga bagenda barigize abantu bavuga menshi, n'abantu bigize nyine abantu bazi ibintu byinshi. Ariko burya ngo kwiyemera no kwishyira hejuru, ibi ni ibintu bituma abantu bagusuzugura muri rusange. Iyo umuntu ahora yishyira hejuru y'abandi, abantu batangira kugenda bamwanga gahoro gahoro. Kwiyemera burya ni ikintu gituma umuntu atekereza ko arusha abantu agaciro, ugasanga nyine umuntu yigize umuntu urusha abandi bantu bose agaciro, yigize umuntu uvuga byinshi. Ariko burya ngo abantu ntabwo bakunda uyu muntu wiyemera, wishyira hejuru, ahubwo usanga bantu usanga nyine abantu mugendana, abantu muri sosiyete bakubona nk'umuntu uri ku rwego rwo hasi, bigatuma abantu nyine bagusuzugura muri rusange. Ku buryo niyo umuntu ari kukuvugaho muri rusange, usanga abantu bavuga bati apusi wa wundi se wiyemera, ni wa wundi wiyigize umuntu uzi ibintu byinshi. Iki rero ngo kikaba ari ikintu gituma abantu bakwanga, kikaba ari ikintu gituma abantu batakubaha. Iki rero ni ikintu twasangaga ku mwanya wa mbere kizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu uciriritse kandi bakakubona nk'umuntu usuzuguritse muri rubanda. Twagiye rero ku kintu cya kabiri. Ikintu rero dusanga ku mwanya wa 2 twihuse, burya ngo ikintu kizatuma abantu bagusuzugura burya ngo ni ubunebwe. Ubunebwe ni ikintu kimwe mu bintu bituma abantu bakwanga, kigatuma kandi n'abantu bagusuzugura muri rusange, kuko baba babona ko nta kintu uzigezaho. Ubunebwe ni kimwe mu bintu nyine bituma umuntu atitabwaho cyangwa ngo yubahwe. Burya hari abantu benshi ukunda gusanga barangwa n'ubunebwe, ugasanga ari kugira ngo wenda kuba arangwa n'ubunebwe, kuba yirirwa agenda avuga ko
arangwa n'ubunebwe, atagira umurava, ugasanga nyine ari kugira ngo abantu baramwubaha, aragira ngo abantu bari bumutinye, ariko burya ikintu cyitwa ubunebwe ni ikintu dusanga ku mwanya wa kabiri, ni ikintu uyu mugabo bita Dale Carnegie yashyize ku mwanya wa kabiri, kizatuma abantu bakwanga, kizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu usuzuguritse. Rero ntukajye urangwa n'ubunebwe mu byo ukora byose. Twagiye ku kintu rero cya gatatu, ikintu gikomeye cyane gituma abantu bagusuzugura muri rubanda, gituma abantu bakubonamo umuntu uciriritse. Twagiye rero ku mwanya wa gatatu. Ngo burya rero ikintu gituma abantu bagusuzugura, ikintu dusanga ku mwanya wa gatatu ni ukubeshya cyane. Iyo umuntu amenyereye kubeshya, usanga atakarizwa icyizere n'abantu, ugasanga abantu nyine bari kugenda bagutakariza icyizere. Ikintu cyose uvuze n'ubundi baravuga bati ni wa muntu ubeshya, n'ubundi turabizi ko nta kintu cy'ukuri ajya avuga. Ikirongo ni ikintu kigukururira kuba waba umuntu usuzuguritse, ni ikintu gituma abantu bagusuzugura muri sosiyete. Burya nta muntu ushobora kubaha umuntu utavugisha ukuri. Ukuri kubaka izina ryiza. Ikindi kandi ikinyoma gisenya icyubahiro cy'umuntu buhoro buhoro. Niba ushaka rero kuba wa mugabo nyamugabo, kuba wa muntu wubashywe, kuba wa muntu utinyitse, irinde ibintu byo kugenda ubeshya. Irinde kugenda uvuga ibintu byinshi muri sosiyete, ugasanga wigize umuntu uvuga ibintu byinshi, ugasanga wigize umuntu nyine uzi ibintu byinshi, ugasanga nyine ibi binatuma uba umuntu ubeshya. Iki rero ni ikintu kizatuma abantu bagusuzugura, ni ikintu kizatuma abantu bakubona nk'umuntu uciriritse ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero twagiye ku kintu cya kane cy'ingenzi kizatuma abantu, ikintu cy'ingenzi nyine ikintu cy'ingenzi kizatuma abantu bagusuzugura, ikintu ukora ariko ugasanga gituma nyine abantu bagusuzugura kandi ntubimenye. Twagiye ngo burya ikintu dusanga ku mwanya wa kane kizatuma abantu bagusuzugura ngo ni ukudasohoza ibyo uvuga. Muri iyi minsi ukunda gusanga abantu bagenda biyemeza ibintu byinshi, ugasanga umuntu yihaye intego ari kugenda azivuga, uri gusanga agira ati njyewe muri 2027 nzaba narageze kuri ibi. Ugasanga umuntu muri 2022 yarakubwiraga ati njyewe 2025 2026 nzaba mfite ibi, ariko ugasanga icyo gihe cyarageze nta kintu na kimwe yigeze ageraho, ahubwo na duke yari afite ahubwo yasubiye hasi. Iki rero ngo ni ikintu kizatuma abantu bagusuzugura, bakakubona nyine nk'umugabo usuzuguritse muri rubanda, bikaba byanatuma nyine abantu bagutakariza icyizere. Burya ngo kudasohoza ibyo uvuga, kuvuga ibintu byinshi ariko ntubisohoze, iki ni ikintu kizatuma abantu bagusuzugura muri rusange. Iki ni ikintu uyu muhanga bita Dale Carnegie yibanzeho cyane muri iki gitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People. Ni ikintu yibanzeho cyane ko burya kudasohoza ibyo uvuga ari ikintu gituma uba umuntu nyine usuzuguritse muri rubanda. Twihuse rero reka tujye ku kintu dusanga ku mwanya wa gatanu, ikintu cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Ariko mbere yuko tujya kuri iki kintu kiri ku mwanya wa gatanu, icyo nagushishikariza ni uko wabanza ugakora kuri subscribe niba utarayikoraho kuri uyu muyoboro wa YouTube, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe nk'uko tubivuga buri munsi. Mwe tubana buri munsi, ndizera yuko mubizi. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro, kora kuri like kuko biri buze kunyereka ko wakunze ibyo dukora. Ikindi kandi wandike no muri komenti, ushobora no kujya muri komenti ukatubwira uti ubutaha uzagaruke kuri iki. Ibi ni ibintu rero bigenda bidufasha cyane kugira ngo nyine dukomeze kugenda tubazamurira urwego mu bigendanye n'imitekerereze ndetse n'iterambere rya muntu muri rusange. Hanyuma rero twagiye kuri icyo kintu kiri ku mwanya wa gatanu cy'ingenzi cyane. Ngo ikintu rero bashyize ku mwanya wa gatanu gituma abantu bagusuzugura ni ukutemera amakosa yawe. Umuntu udashaka kwemera amakosa ye ahora ashaka kwitwaza abandi cyangwa guhisha ukuri. Ariko abantu benshi muri rusange usanga nyine bubaha wa muntu nyine. Ubundi ikintu cya mbere bubaha wa muntu udakora amakosa menshi, ariko niba wanayakoze gerageza kwemera amakosa.
wikora ibishoboka byose ngo uburane kugira ngo ugaragare nk'umuntu ukomeye, kugira ngo ugaragare nk'umuntu w'umutsinzi, ahubwo emera amakosa yawe, ahasigaye ibintu byawe ubikore buhoro buhoro kugira ngo nyine ba bantu uzabemeze. Burya kwemeza abantu ntabwo ari ugukora, ntabwo ari ugusakuza, ntabwo ari ukuvuga ibintu byinshi, ahubwo wowe tuza wicare wikorera ibintu byawe gahoro gahoro, amakosa yawe wiyemere kugira ngo nyine abantu badakomeza kugenda bagucira urubanza, kugira ngo abantu badakomeza kugenda bagutuka muri rusange, kuko ni ibintu bizatuma abantu bagutakariza icyizere. Ibi rero bikaba byari ibintu bigera kuri 5 bizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu ukomeye, bizatuma nyine abantu bagusuzugura. Ibi ni ibintu nyine bigera kuri 5 bituma abantu bagusuzugura, kandi ugasanga we ntubizi, urabikora buri munsi, uzi ko bituma abantu bakubaha, ariko ibi bintu tumaze kuvuga ni ibintu bizatuma abantu bagusuzugura, bakakubona nk'umuntu uciriritse. Njyewe rero twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, ndagushimiye. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika cyane.